reka mbasuhuze abakunzi ba Izere Media TV. Nizere ko mwamaze gukanda subscribe, nawe utarayikanda wikererwa ikande. Tubagezeho ibiganiro byinshi kandi byiza, bamwe mwamaze kubikunda, namwe mutarabikunda sinzi icyo mutegereje. Mwakundi ko mwabikunze kuko tubungura inama ndetse bimwe mwari muzi mukongera ubumenyi. Niba utarayikanda yikande ujye ubasha kudukurikira. Turi kumwe namwe, turabakunda nkuko muhora mubitwereka, natwe turabakunda. Mu biganiro by'uyu munsi naje kubabwira ahantu ushobora wowe mugabo ushobora gukoza inkuru yawe ukazamura amavangingo y'umugore ku buryo bwihuse. Hari abakobwa benshi bameze nkaho nyine abahungu bazi ko batagira amavangingo, ariko buriya nta mukobwa utayagira. Nubwo abakobwa batayagira mu buryo bungana ariko barayagira. Ushobora kwibaza amavangingo ni iki? Amavangingo ni bya bindi twita kunyara. Hari abantu batabizi yuko abakobwa benshi baranyara, ariko ntabwo abahungu muba muzi ahantu mushobora gukoza imboro ngo umukobwa anyare. Abahungu benshi bazi yuko kuriya wifata ukarongora umukobwa, kuriya wifata ugacumitamo imboro ukayimariramo, uba wumva ari umukobwa ashobora kuzana amavangingo, ariko ntabwo ariko bimeze. Imyanya yo kuryoherwa y'umukobwa iba inyuma, iba ku gitsina cye, ku gituba cy'inyuma. Ntabwo muba mubizi, muba muzi ko wenda kuyishyiramo ariko umukobwa aryoherwa akanyara, ariko burya utakojeje imboro yawe ku myanya y'inyuma ntabwo umukobwa aryoherwa. Umukobwa aryohererwa inyuma y'igituba, ntabwo aryohererwa imbere y'igituba. Ushobora kwibaza rero nshobora kuyikoza he biki? Ubundi hari abakobwa bita ngo ni ba Mukagatare. Abo bakobwa bariho, turabizi ko babaho, ntabwo ari benshi ariko barahari. Hari n'abandi bakobwa bagira amavangingo menshi cyane. Hari n'abandi bakobwa bagira makeya. Ariko wowe mugabo ushobora kugira uruhare mu kugira ngo umukobwa cyangwa umugore wawe ajye azana amavangingo, cyane yuko byoroshya gukora imibonano mpuzabitsina. Urabona umukobwa iyo atari Mukagatare, iyo azana amavangingo, iyo abasha kuzana ububobere mu gituba cye, icyo gihe byorohera umugabo kuryoherwa. Erega n'umukobwa hatarimo ububobere ntabwo ashobora kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina, kuko buriya bubobere nibwo butuma n'imboro ikora hose ku nguri zose z'igituba, ubundi umukobwa akaryoherwa. N'umugabo rero niko bigenda. Iyo hatarimo ububobere mu gituba, umugabo biramubangamira. Ushobora no gushyiramo imboro yawe yarangiza igacika n'ibisebe, cyangwa se kubikora ukumva ntabwo bikuryoheye, kuko ni nko gufata imboro yawe ukayikuba kuri sima. Urumva nawe yikubye kuri sima cyangwa yikubye ku kintu gikomeye, byanze bikunze urababara, cyangwa se iyo utababaye ucika n'ibisebe. Hamwe muzasanga ariko abantu bandurira n'indwara zo mu bitsina, ugasanga umuntu yaranduye nyamara yabaga harimo bwa bubere, cyangwa umukobwa yazanye amavangingo ntabwo yari kwandura. Ibyo nabyo bishobora gufasha umugabo rero kurongora neza. Niba wateguye umugore wawe cyangwa umukobwa mugiye kurongorana, ukabona mu gitsina cye haje ububere, ariko nanone hari ahantu ushobora gukoza imboro yawe, ubundi warangiza ugahita uzana ya mavangingo vuba. Abahungu ntimukajye mutubeshyira ngo ntabwo tunyara, kandi ntabwo muba muzi ahantu ushobora gukoza imboro yawe warangiza ukanyaza umuntu. Ahantu rero ni nyamukuru hashobora guhita hazana amavangingo ni kuri rugongo. Rugongo narabibabwiye, rugongo iba mu majyaruguru y'igituba. Rugongo niyo iba imeze nk'akantu gasa nkaho kabyimbye. Ukibona igituba ubundi uhita ubona akantu mu majyaruguru y'igituba, akantu gasa nk'akabyimbye, niko ka rugongo. Kariya kantu rero gafite akamaro gakomeye cyane. Kariya kantu iyo ugakojejeho imboro, wateguye neza umukobwa mugiye kurongorana, wamuteguye, wamukoreye karesi ahantu hose, mbese muri mudu, mwageze mu gikorwa mwatangiye, hari ahantu hakojeje imboro niho umukobwa aryoherwa, nta n'ahandi. Ushobora gufata imboro yawe
warangiza ukajya uyibyiringira kuri rugongo. Uko uyibyiringiraho, hari uyibyiringiraho cyane akaba aribwo bishimisha umukobwa, hari n'uyibyiringiraho gakeya akaba aribyo bishimisha umukobwa. Icyiza ni uko uba ugomba kuganira n'umukobwa murimo murarongora, umukobwa muri gukorana icyo gikorwa. Ni byiza kubanza kumuganiriza, ukabanza ukamenya se aryoherwa gute. Nyamara mutabiganiriye, iyo ni inama nziza nkubwiye. Kuri rugongo, iyo ukubye imboro yawe, iyo ushaka kunyaza, ntabwo ubikora wirukanka kubera ko hari ahantu. Ni ku nyama yoroshye, ni inyama yoroshye ariko kandi ifite akamaro gakomeye mu kuryohereza umuntu imibonano mpuzabitsina. Niho rero ufata ugakura imboro yawe utirukanka gake gake, niko ububobere bugenda buhakora, ubundi hakazamuka ubushyuhe, ubundi yabavangingo kwa kuryoherwa, umukobwa aba yatangiye kuryoherwa, ubundi yarangiza agatangira ya mavangingo akayarasa, ya mavangingo akaza. Kandi tuzi neza yuko amavangingo aryohera abagabo bose rwose. Umukobwa utazana amavangingo rwose ntabwo ajya aryohera umugabo. Ariko kandi kuyazana kenshi biba byatewe n'umugabo, kubera yuko aba yagize uruhare mu gukora hantu, gukoza imboro hantu hava amavangingo. Namwe bakobwa rero ntimuzihebe, mujye mubwira aho mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina, mubaganize. niba bamaze kureba kino kiganiro, mubaganize mubabwire muti koza hano imboro nibwo bigende gutya na gutya. Umuhungu ejo atazakurongora narangiza ngo agenda gusebya ngo nta mavangingo uzana, kandi nyamara ariyo wari ufite uruhare mu kubikora, kandi nawe wari ufite uruhare mu kubimubwira. Reka ntabwo abantu bose bamenya ibintu byose. Nawe niba uzi ikintu, uba ugomba kukibwira mugenzi wawe, uba ugomba kumuganiriza akamenya ikintu arimo, akamenya niba ahantu uryohererwa. Ibintu byo kuba biyiriza rwose ibyo mubyihorere, kuko namaze kubagira inama. Niba umaze kureba kino kiganiro, kanda share na mugenzi wawe utabibonye abashe kubimenya. Muri abo ngabo rega hayeho share, ashobora kuzavamo na shiri wawe, nawe akiga akazaza kuryohereza, akazaza kubwira ati nkureza aha, nkureza kuri rugongo, ukazaza ukoze imboro yawe, ubundi amavangingo akaza. Ubwo rero namwe mwibwira ko muri ba Mukagatare, nizere yuko mwamaze kumenya ibanga, nizere yuko mwamaze kumenya uko muzaza mubigenza kugira ngo mubone amavangingo. Dore ko kunyara rwose abasore b'ubu barabikunda, si n'abasore b'ubu, n'abagabo bubatse urugo. Natwe twese turabizi yuko kunyaza umugore, kunyaza umukobwa, turabizi neza ko ari igikorwa gikomeye cyo kuryoshya imibonano mpuzabitsina. Wowe wamaze gukanda subscribe rero ndagushimiye cyane. Nawe utarayikanda yikandeho, uduhe komenti, utubwire uti mwarakoze kunyigisha, mwarakoze kumbwira iki n'iki. Hari byinshi muba mutazi, hari byinshi muba muzi, ariko hari n'ibindi muba mukeneye kwiyungura, aribyo tuba twaje kubabwira ubu ngubu. Ndabashimiye rero. Izere Media TV irabakunda nk'uko namwe mudukunda, mugenda mubitwereka. Ibiganiro byacu nakagaruka.